Amakuru agezweho ni amakuru akomeye cyane avuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ari i Seoul mu gihugu cya Korea y'Epfo mu nama yahuje abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bya Afurika ndetse n'igihugu cya Korea, ndetse iyi nama ikaba ifite akamaro gatandukanye tugiye kuba tuganiraho. Turibuze no kubaza ese koko hari icyo u Rwanda ruteze muri iyi nama, cyangwa n'izi nama izisanzwe nyine zidafite icyo zahindura. Reka ibyo byose tubisesengure muri iki kiganiro muri iyi minota mikeya cyane. Cyo ngusaba kanda subscribe, like, share ndetse na comment kuri ibi biganiro byacu tugenda tukugezaho, kugira ngo ugenda unabona byose tuba twashyizeho mu masaha agiye atandukanye. Iyi nama ihuza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bya Afurika ndetse na Korea y'Epfo, intego yayo iba ari ugushimangira ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu, bwo ni ibijyanye nyine n'ubucuruzi mpuzamahanga, ndetse no gushaka ibibazo bya Afurika bafite hagati y'imikoranire nyine mpuzamahanga, yaba abihugu bya Afurika ndetse n'iki gihugu cya Korea, bagashaka ibisubizo by'ibyo bibazo baba bafite. Ikindi ni uguteza imbere ibijyanye n'umubano w'ibi bihugu byombi ndetse n'ubufatanye mu by'umutekano. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti Korea Africa Partnership for Joint Response Amid Global Transformation, bisobanuye ko bashaka gufatanya mu guhangana n'isi iri guhindagurika cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ubukungu ndetse n'imibereho y'abantu. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika bifite icyerekezo gikomeye mu iterambere. Impamvu nyamukuru rero ni uko u Rwanda rushaka gushorera imari ivuye hanze, ndetse rukaba runashaka guteza imbere imari ariko mu bijyanye n'ikoranabuhanga, kandi u Rwanda rukaba runashaka kuba igicumbi cy'ubucuruzi muri Afurika. Ibyo ni byinshi nyine mu mpamvu nyamukuru ziri gutuma u Rwanda rushyira imbaraga mu bijyanye n'imikoranire mpuzamahanga. Korea y'Epfo yo ni igihugu rero cyateye imbere cyane cyane mu gihe gito, ibyo u Rwanda rushaka kwigana ndetse rukaba rwanabyigiraho. U Rwanda rero rushaka kwigira ku gihugu cya Korea ku buryo babize gukoresha ikoranabuhanga mu bijyanye n'iterambere, ndetse bakiga guteza imbere inganda, ubwo n'ikindi kimeze nko guteza imbere uburezi ariko bufite ireme, atari kubikora mu kavuyo. Bigera rero ibyo ngibyo umuntu yagenda abyibaza ku cyo biri buze gufasha u Rwanda, ubwo mu cyo nyine biri buze kugenda rwungukiraho. U Rwanda rero rushobora kubona abashoramari b'abanyakoreya benshi. Ibingibi rero bishobora no guteza imbere ibijyanye n'inganda. Ubwo murabizi ko Korea ni kimwe mu bihugu biteye imbere cyane cyane mu bijyanye n'inganda ndetse n'ubucuruzi, ndetse u Rwanda rushobora kungukira mwahangaha ku bijyanye n'imirimo ku rubyiruko, aho iki gihugu cya Korea ari kimwe mu bihugu byateye imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga, uburezi ndetse n'inganda muri rusange, aho abanyarwanda bashobora kujya mu gihugu cya Korea bagafata ubumenyi bakaza kubukoresha mu Rwanda, ndetse iki gihugu cya Korea kikaba cyashobora no kutwohereza aba expert bo kuza gufasha mu nganda zacu ziri gutera imbere, ziri gushaka gutera imbere cyane, ko twabonye ko dufite inyota yo kuba twatera imbere mu bijyanye n'ibintu byinshi birimo gukora amamoto, gukora ibindi bikoresho bitandukanye. Kandi iki gihugu cya Korea cyane ko tumaze kubona ko gifite ubushobozi bwo kuba
twakigiraho kikadufasha kuba twagera kuri iryo terambere twifuza, kuko bo bamaze kurigeraho. Ubwo rero ni byinshi u Rwanda rwakwigira, ariko mu bijyanye n'ishoramari ndetse n'ubukungu, mu bijyanye n'ikoranabuhanga, Korea ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, by'umwihariko AI, ndetse u Rwanda bakavuga ko rushobora kwingukirayo ibyinshi, birimo kwigira ku mushinga wa Korea ifite umushinga witwa Smart Cities, aho u Rwanda narwo rushobora kuba rwakora Smart City yayo muri Afurika. Ndetse iki gihugu cya Korea, u Rwanda rushobora kucyungukiraho imikoreshereze ya AI cyangwa Artificial Intelligence, ndetse ubwo tukabijyanana n'ikoranabuhanga rigezweho, aho u Rwanda ruri no kugenda rubishyiramo imbaraga cyane muri iyi minsi, nk'uko mwagiye munabikurikira mu biganiro bitandukanye hano kuri The Quick Times News. Twagiye tubabwira ko u Rwanda rushyize cyane imbaraga mu bijyanye na AI kugira ngo dukore iterambere ariko rishingiye ku koranabuhanga rigezweho, ari nabyo bizoroshya nyine iryo terambere ariko bikanabyihutisha. Rero ikindi nuko u Rwanda rushobora kungukira ku gihugu cya Korea, ariko mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ku bijyanye na serivisi za leta zikorerwa kuri internet. Murabizi ko yego dufite irembo, ariko ntago riratangira gukora neza nk'uko abarishyizeho cyangwa abazanye umushinga wo gushyiraho iki gikorwa cy'iyi website yitwa irembo, cyangwa izindi website zose zifasha mu kuba umunyarwanda yakwaccessinga serivisi zitandukanye ku buryo bw'ikoranabuhanga, ariko mu buryo bumworoheye. Ntago serivisi zose zirabasha kugeramo. Rero iki gihugu cya Korea ni kimwe mu byateye imbere kuri iyi ngingo. Rero u Rwanda rushobora kuba rwakungukiraho cyane, ko u Rwanda nyine ni kimwe mu bihugu ubona ko gifite inyota yo gutera imbere, ariko mu buryo bwihuse, bari kubishyiramo imbaraga nyinshi. Ku bijyanye rero n'ibikorwa remezo, u Rwanda rushobora kubonera muri iyi nama inkunga mu bijyanye no kubaka imihanda. Korea y'Epfo murabizi ko ni kimwe mu bihugu cyateye imbere cyane mu bijyanye n'imihanda, ndetse amashanyarazi ni kimwe mu bihugu ingufu za nucleaire zikoreshwa cyane mu bijyanye no gutunganya amashanyarazi ndetse no kubaka imijyi igezweho. Ibingibi murabizi ko iki gihugu cya Korea y'Epfo nyine Seoul, ni no mpamvu nyine bagiye Seoul, ni kimwe mu bihugu gifite ibijyanye n'inyubako ziteye imbere. Ubwo rero u Rwanda rushobora kuba rwakungukiraho. Ikindi ni uko umuntu atakwirengagiza sekiteri y'ubuhinzi, aho u Rwanda rushobora kunguka ibijyanye n'ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubuhinzi. Ndakomeza kugenda ngaruka ku ikoranabuhanga kubera ko iki gihugu cya Korea y'Epfo ni kimwe mu bihugu ikoranabuhanga babashije kuryumva ndetse barinariha agaciro. Ari no mpamvu nyine buri kintu cyose uri buze guhita usanga mu ikoranabuhanga. N'ubuhinzi rero babukora mu buryo bujyaniranye n'igihe bagikoresheje ikoranabuhanga. U Rwanda rero rushobora gukurayo abahanga bashobora kuza kudufasha mu terambere, ariko mu bijyanye n'iri koranabuhanga. Ndetse u Rwanda ubwo ntigwakwirengagiza ariko rushobora ngukirayo mu bijyanye n'uburyo twahangana n'imihindagurikire y'ikirere, nayo ni yindi ngingo. Ikindi umuntu atakwirengagiza ni muri sekiteri y'uburezi, aho abanyeshuri bashobora kubona buruse zo kwiga muri Korea, cyane ko tubonye ko bafite iterambere mu bijyanye n'uburezi, ubuhinzi, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Abanyeshuri bashobora kubona buruse cyangwa bakabona ibindi bishobora kuborohereza mu kuba babona ubumenyi, yaba abajya muri Korea cyangwa n'abanyakoreya baza kwigisha mu Rwanda. Iyo nibiba bishoboka. Ndetse ikindi ni uko ubumenyi bushya bushobora gutuma urubyiruko ruba rwatangira kubona source zitandukanye zo kuba bakwikura mu bijyanye n'ubukene ndetse n'ubushomeri. Rero icyo navuga nk'ibibazo cyangwa nk'imbogamizi, nubwo hari amahirwe cyane ari n'ibindi, ariko hari n'ibibazo bihari. Inama rero ishobora kurangira nta bikorwa bifatika. Ibihugu bya Afurika bishobora kudahabwa umwanya ungana, cyane ko nyine urumva ibihugu nibiba bingana, nk'uko benshi bagenda babigarukaho ko ibi bihugu tubona ko byateye imbere, iyo bigeze no mu nama batanga umwanya
wo gufata ibitekerezo cyangwa kumva, ariko bakabifata mu buryo butandukanye. u Rwanda rero rushobora kutabona nk'umwanya nyine bijyanirana n'urwego tuba turiho. Ikindi ni uko ayo masezerano ashobora kudashyirwa mu bikorwa, ni kimwe nyine mu byeze niko navuga, ni kimwe mu biri kugenda biba cyane cyane ku isi muri iki gihe tugezemo. Ushobora gusinya ayo masezerano bikarangira adashyizwe mu bikorwa, bigatahira mu mpapuro gusa. Icyo ni kimwe mu bibazo bihari, ariko ni ngombwa ko u Rwanda rugira ingamba zihamye ndetse rukakurikirana ibyo rwemeranyije na Korea. Rero umuntu agana ku musozo muri make y'inama, ni amahirwe akomeye mu Rwanda yo guteza imbere ubukungu, kuzana ikoranabuhanga rishya ndetse no gufasha urubyiruko kubona amahirwe mashya. Ariko byose bizaterwa nyine n'uburyo u Rwanda ruzabyaza umusaruro aya mahirwe. Ndibaza wowe ubitekerezaho iki? Ese u Rwanda ruzabyungukiramo koko, cyangwa bizarangira dusinye nk'amasezerano ariko bange kuyubahiriza? Andika igitekerezo cyawe hasi rero uko ubyumva aho muri komenti, ubundi ugende utuganiriza. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubona amakuru nk'aya ngaya tugenda tukugezaho. Ngenda gushimiye, nitwa Pasi Govinda. Kanda subscribe hano kuri The Quick Times News, ubundi ukomeze kugenda ukurikira amakuru atandukanye The Quick Times News igenda ikugezaho.